Turagushuje mukunzi kandi bakunzi b'isengesho ribohora official, aho muherereye hose mu Rwanda, hanze y'u Rwanda, hirya no hino ku isi, aho muherereye hose muhabwe umugisha w'Imana, mugirirwe neza n'Imana. Imana ibaramburire ukuboko kwayo kwiza, ibahezagire mu izina rya Yesu Kristo twahawe gukirizwamo. Tuguhaye ikaze nawe waba uri ubwa mbere uje ku isengesho ribohora official, ubwa mbere ugeze kuri iyi channel, nawe Imana iguha umugisha, uri w'agaciro. Ntuze kugenda nawe udakoze sabone cyangwa se subscribe, kugira ngo tujye tubana n'umuryango ubashe kuba mugari mu izina rya Yesu. Mwibuke gukora share na like. Muhabwe umugisha n'Imana. Tuje kuganira ijambo ry'Imana, nta kindi kiba kitugenza. Ahantu n'ahantu tuganirira ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana Imana yashyize ku mutima wanjye, ijambo rivuga ngo rekeraho kwibaza ku nzira z'Imana, kuko inzira z'Imana ntiwazimenya. Iyo tuvuga inzira z'Imana, inzira imwe tuzi ni inzira imwe rukumbi iganisha mu bugingo buhoraho, ni Yesu Kristo. Turavuga rero ku nzira z'Imana ijya ikereya kugira ngo ivane abantu mu bibazo. Inzira z'Imana ijya ikereya kugira ngo ivane abantu mu bibazo, ivane abantu mu buretwa, mu ntambara bahagazemo. Izo nzira ntushobora kuzimenya. Rekeraho rero kwistressa wibaza ngo izaca izanyura he, bizajya hehe. Icyo usabwa wowe gusa, ibyo usabwa bikore. Urasabwa kwizera, ugasabwa gukiranuka no gukomeza kuyiba imbere, cyangwa se gukomeza gusenga, ubundi ugategereza ukaza kubona ukuboko kw'Imana. Inzira z'Imana ntiwazimenya, ni nyinshi cyane. Ejo dusoma ijambo ry'Imana tuvuga ku kibazo umuntu aba yarakatiwe, umuntu agakatirwa ikibazo, akaba wakatirwa imyaka runaka mu kibazo, nk'uko twabonye hariya ku kidendezi cy'Ibetesida muri Yohana igice cya 5. Uriya muntu wari umaze imyaka 38 arwaye, 38, apana si 5 si 10, 38. Yesu ngo amubonye amenya yuko amaze icyo gihe kirekire arwaye. We yari yaramenyereye yuko abarwayi bakirira mu kidendezi. Ntabwo yari yakamenye neza yuko hari uwundi muntu waje uruta marayika, uruta ikidendezi, ubasha kumukiza. Rero iyo umuntu hari inzira yiciriye ubwiwe cyangwa yamenyereye mu mitekerereze yiwe, akibwira ko ariyo nzira Imana ishobora gucamo, n'ubundi kenshi na kenshi yivuruga mu kwizera kwe, akibuza amahoro mu mutima we, ndetse akicanganyikisha mu kwizera kwe. Kuko inzira z'Imana ziba nyinshi. Uyu munsi ishobora guca aha, ejo igaca aha. Imana ikora mu buryo butandukanye, ifite inzira nyinshi. Tubona Mwami Yesu ari mu isi, hari abo yakijije indwara, ababwiye ngo kwizera kwawe kuragukijije. Hari abo yakozagaho ikiganza yinjiye mu rusengero muri Mariko igice cya 13, asanga umugore uhetamye mu mugongo, ndumva ari muri Luka hari, ngo amukoraho aramubwira ngo urabohowe wa mugore we, ngo arunamuka ako kanya amukoze ku mugongo. So nuko ngo rero hariho impumyi yahumuye, afata uducandwe acira hasi, atoba kondo asiga ku maso, aramubwira ngo genda wiyuhagire ku kidendezi cyitwa Siloamu, bisobanura ngo naratumwe. Impumyi iragenda iriyuhagira, igaruka ireba. Hari nabo n'impumyi yindi yicaraga ku ruhande rw'inzira isabiriza, yo yarayibwiye ngo kwizera kwawe kuragukijije, ikoraho nayo yitekera. Yesu akora mu buryo butandukanye. So inzira z'Imana ni nyinshi. Rekeraho gutekereza ku nzira z'Imana,
wowe izera Imana gusa, uhagarare mu mwuka wo kwizera no mu mavuta yo kwizera, uhagarare mu mavuta yo gukiranuka, uhagarare mu mavuta yo gusenga. Ibyo bintu byombi uko ari bitatu, gusenga no gukiranuka no kwizera. Kuko uramutse usenga udakiranuka, ibyo ntacyo byakumarira, kandi usenga utizera nabyo ntacyo byakumarira. Usabwa gukombina ibyo bintu bitatu byombi, gukiranuka no kwizera no gusenga. Ayo mavuta bariyo uhagararamo, ariyo urindiriramo. Ubundi si ibyawe kumenya inzira z'Imana, ntabwo ari ibyawe kumenya aho Imana igomba guca n'aho igomba kunyura. Ibyawe ni ugusenga no kwizera no gukiranuka, ubundi ugategereza. Kenshi na kenshi rero abantu bisanga mu bibazo byinshi, bakwisanga mu bibazo byinshi, bya bibazo bikaganza imitima yabo, bikanesha kwizera kwabo, bigahungabanya imitekerereze yabo, bigahungabanya imitima yabo. Ariko nje kugukomeza nkubwira nti komera mu izina rya Yesu Kristo. Wihungabana mu mutima, wihungabana mu bitekerezo, wowe turiza mu mwanya mwiza wo gusenga no kwizera no gukiranuka, ubundi utegereze Imana, kuko kuza ko izaza ntizahera, kandi niramukije ntizaceceka. Niko ijambo ryayo rivuga, kuza kizaza kandi niza ntizaceceka, ntizanahera iyo ngiyo mu ijoro. Hari igihe cyategetse Imana izamanuka. Uriya mugabo yaramaze imyaka 38 arwaye. Ibyiringiro by'abantu ibyiringiro by'abamwe byari byararangiye. Abantu bamwe bamuzi babonaga amaranye ubwo burwayi iyo myaka, kuko yari yarasezerewe n'abaganga. Icyo yari yaramaze kudesida kuza kibera hariya kuri iriya baraza gusa. Kandi no kwibaraza igitangaje twasomye tubona yuko nta muntu yari afite wo kumuta mu kidendezi igihe marayika yaba yagagize gute yahindurije y'amazi. Nuvuga ngo yaraje yiryamira hariya gusa, ategereza uruzaza kumutwara. Ariko mu by'ukuri ntago Yesu ari ahageze ngo ahita amenya uwo muntu ko amaze imyaka myinshi arwaye. Yesu azi ko maze igihe kirekire umutegereje, azi yuko maze igihe kirekire umurindiriye, azi yuko maze igihe kirekire muri icyo kibazo. Humura raje, wikwibaza ku nzira ziwe ngo araca yaranyura herero. Akazi kawe ni ugutegereza, ni ukwizera, ni ugukiranuka. Reka dusome ijambo ry'Imana riri muri Yesaya igice cya 55 kuva ku murongo w'8. Handitse ngo, erega ibyo nibwira si ibyo mwibwira, kandi inzira zanyu si zimwe n'izanjye, ni ku Uwiteka avuga. Nk'uko ijuru risumba isi, niko inzira zanjye zisumba izanyu, n'ibyo nibwira bisumba ibyo mwibwira. Murongo wa 10. Nk'uko imvura na sheregi bimanuka bivuye mu ijuru, ntibisubireyo, ahubwo bigatosa ubutaka bukamera imbuto, bugatoshya n'ingundu, bugaha umubibyi imbuto, n'ushaka kurya bukamuha umutsima, niko ijambo ryanjye riva mu kanwa kanjye rizamera. Niko ijambo ryanjye riva mu kanwa kanjye rizamera, ntirizagaruka ubusa, ahubwo rizasohoza ibyo nshaka, rizashobora gukora icyo naritumye. Amen. Data, dusengeye iri jambo, dusengeye iri jambo kugira ngo n'ubundi iryo wohereje risohoze Imana yibwira, kugira ngo umenye icyo Imana yibwira ku buzima bwawe.
ntabwo wakimenya utayegereye, ntabwo wakimenya utayishatse. hari ibyo Imana yibwira mu mibereho yawe, hari ibyo itekereza kuri urwo rugo rwawe ubona rurimo rurayumbayumba, umuyaga urimo urarwerekeza iburyo n'ibumoso ukabona rugiye kugwa. hari icyo yibwira kuri urwo rugo. kugira ngo umenye ibyo yibwira kuri urwo rugo ni uko uyisanga. ariko nukomeza kwicara aho wicaye ugakomeza ukibwira, kwibwira kwawe kuraza gutuma usenya, kwibwira kwawe kuraza gutuma uhungabana, kwibwira kwawe kuraza gutuma urwara stroke cyangwa se n'izindi ndwara zose zikomoka ku kwibwira ibitari byo. hari ibyo Imana yibwira kuri iyo business yawe ubona yananiranye yanze. kugira ngo umenye ibyo Imana yibwira kuri iyo business rero nuko ugomba kuyisanga. ibyo yibwira kuri business yawe si byo wibwira ubwawe. wowe uribwira ukabona ko byarangiye, uribwira ukabona ko ugiye neza gukinga umuryango, uribwira ukabona yuko byakurangiranye, ariko ibyo wibwira bihabanye n'ibyo ijuru yibwira. muri ibyo ubona ndabizi umuntu igihe cyose yari mu ntambara no mu bibazo bikomeye, hari igihe yicara agatekereza, akarara atekereza, yibaza iherezo ry'ibyo arimo, yibaza iherezo ry'ibibazo ahagazemo. kwibaza iherezo ry'ibyo uhagazemo si cyo gisubizo. igisubizo kiri kwibaza ngo ni iki Imana yibwira muri ibi bihe ndimo, ni iki Imana intekerezaho muri izi ntambara, ni iki Imana intekerezaho kuri ubu bushomeri, ni iki Imana inyibwiraho kuri ubu bukene, ni iki Imana inyibwiraho muri iki gihe mbona ntawe n'abantu, ni iki Imana inyibwiraho muri iki gihe ubona nta imiryango yakushizeho n'inshuti zagushizeho, ni iki Imana ikwibwiraho igihe wibona uri wenyine imbere n'inyuma nawe kugufasha mu kibazo. rekeraho rero kugira ibyo wibaza ubwawe. niwibaza ugatangira kwibaza inzira z'Imana, ukibaza inzira zawe ntazo uri kubona, none urimo uribaza n'iz'Imana kandi iz'Imana ntiwazimenya. rekeraho ahubwo wowe rero shaka Imana, fata igihe cyo kwegera Imana niba ushaka kumenya kumva ikivugana nawe ku buzima bwawe, kuko ikivugana nawe ku buzima bwawe irimo iravugana nawe ngo rega ibyo nibwira si byo mwibwira, kandi inzira zanyu si zimwe n'izanjye. inzira yawe si kimwe n'inzira y'Imana. wowe mu nzira zawe, muri tekinike zawe, muri logike zawe, mu mayeri yawe n'ubwenge bwawe nta gisubizo uri kubona. mu mibare myinshi ufite mu mutwe, muri connection cyangwa se muri network y'abantu ufite batandukanye, nta gisubizo uri kubona muri abo bantu, nta gisubizo uri kubona muri degree zawe, nta gisubizo uri kubona impande n'impande, kuko inzira yawe siyo nzira y'Imana. garuka mu nzira y'Imana mu izina rya Yesu. garuka mu nzira y'Imana, garuka mu mwanya mwiza wo kwegera Imana, garuka mu mwanya mwiza wo gusenga, garuka mu mwanya mwiza wo kwizera, garuka mu mwanya mwiza wo gukiranuka, ubundi wegera Imana. n'Imana ihura n'abantu biciye mu kwizera. inzira y'Imana igihe cyose inyuramo itabariramwo abantu ni inzira yitwa kwizera no gukiranuka no gusenga. abatubanjirije twabonye bari mu bibazo byabaga baburiye umuti, ibibazo babaga baburiye umuti cyangwa baburiye ibisubizo. uyereye ku gihe cy'Abisirayeli bari mu buretwa bw'imyaka 430, bababazwa bakoreshwa imirimo y'uburetwa, imirimo badahemberwa, imirimo badashimirwa, bakora ku manywa na nijoro, ndetse ibihembo byabo bikaba ibitutsi, ibihembo byabo bikaba inkoni, ibihembo byabo bikaba
yani gucibwa mu maso. Igihe cyarageze babonye ubwo buretwa bubaremereye ngo barataka batakira Uwiteka. Kwa gutaka ko gutakira Uwiteka kuragenda kugera mu ijuru. Kugeze mu ijuru Imana irumva. Hari inzira y'Imana ihuriramo n'abantu ni ugusenga. Inzira y'Imana ihuriramo n'abantu ni ukwizera, ni ugukiranuka. Ni inzira eshatu usaba guhagararamo gusa: kwizera no gukiranuka no gusenga. Hagarara muri uwo mwanya wawe, witeshuka ngo uve mu nzira yo kwizera, witeshuka ngo uve mu nzira yo gukiranuka, witeshuka ngo uve mu nzira yo gusenga. Muri izo nzira niho ugomba guhurira n'Imana igukura muri icyo kibazo. Muri izo nzira niho ugomba guhurira n'Imana ihindura ibyananiranye. Muri iyo nzira niho ugomba guhurira n'igitangaza kigenda n'amaguru. Muri iyo nzira niho ugomba guhurira n'ukuboko kw'Imana. Iyo wari umaze imyaka 38 yagiye gutegerereza aho marayika yabaga yamanutse, nawe urasabwa gutegereza ahantu ugomba kubonera Imana. Nta handi ugomba kubonera Imana ni mu kwizera. Reka kwizera kukubere ikidendezi, reka gukiranuka kukubere ikidendezi utegererezaho, reka gukiranuka kukubere ikidendezi utegererezaho. Ntabwo wategerereza hirya yo kwizera ngo uhure n'Imana. Ntabwo wategerereza mu gushidikanya ngo ubone Imana. Ntabwo wategerereza yani mu byaha ngo uzahabonera Imana. Ntabwo wategerereza Imana mu kwitandukanya nayo no mu kusohoka mu buzima busenga ngo uzabone Imana. Ndavuga mu kibazo cyananiranye, ndavuga umuntu ufite ikibazo cyananiranye. Simvuga umuntu ufite ibibazo byakemurwa n'imiryango ye, byakemurwa n'inshuti, byakemurwa n'abantu bamukikije, byakemurwa n'abantu, byakemurwa na degrees abantu ufite. Ndavuga umuntu ufite ibibazo bitakemurwa n'ibyo byose. Bya bibazo degrees zitavanaho, bya bibazo bidakurwaho n'amashuri, bya bibazo bidakurwaho n'imiryango, bishobora gukurwaho n'inshuti, bya bibazo kidashobora kuvanwaho n'umugabo wawe cyangwa umugore wawe, cya kibazo kidashobora gukurwaho n'ababyeyi bawe cyangwa n'abantu bawe babugufi. Ibyo bibazo byananiranye nta handi bikemukira ni imbere y'Imana, ni imbere y'ukuboko kw'Imana kwiyaharemye ijuru n'isi ikakumanura ku isi. Imana yakuremye ikakuzana ku isi, ikakwambika uwo mubiri wambaye, ikakomekaho izo nyama. Ikurema bwa mbere yakuremye uri umwuka w'ubugingo. Munsi yavuga ngo tureme umuntu mu ishusho yacu ase natwe. Uwo munsi yahise irema umuntu w'umwuka koko wasaga n'Imana. Noneho igihe kigeze cyo kugira ngo imuzane mu mubiri, imutereke mu mubiri, ngo ifata umukungugu wo hasi iwuvanamo, irawutubanga nyine iwugira irawutubanga. Imaze kutubangira ubumbabumba, imaze kubumbabumba nyine umuntu ari iki? Umuntu ameze nk'igisitati kiri aho ngaho cyangwa igipupe kiri aho ngaho kitanyeganyega. Ngo izana umwuka w'ubugingo imuhumekera mu mazuru. Umuntu yinjiriye mu mazuru, yinjira mu mubiri we. Imana yakuremye icyo gihe, bwa buhangange yari ifite icyo gihe, ububasha yari ifite kiriya gihe umunsi yaremaga umuntu wa mbere ku isi. Ntabwo ubwo bubasha bwagabanyutse, ntabwo izo mbaraga zayo zashaje, ntabwo zagiye zikendera. Imbaraga z'Imana ziracyari yayindi, iracyari yayindi, ntiyahindutse. Iracyafite ubushobozi n'ubutware. Rero iracyafite ubuhangange bwo kuba yakuvana mu kibazo, yo kuba yakuvana muri ibyo bihagazemo. Iracyafite ububasha bwo kuba yagukura muri izo ntambara. Iracyafite ububasha bwo kuba yakuvana mu cyiciro ikakwimurika kujyana mu kindi cyiciro cy'ubuzima cyangwa cy'imibereho wifuza kwinjiramo. Wowe yizere kandi uyikiranukire. Ijambo ryayo ryavuze ngo erega ibyo yibwira si ibyo wowe wibwira, ngo ndetse n'inzira zawe sizo zawe.
zayo hari inzira nyirizina yamaze gutegura izacamo igutabara. Icyo usabwa gusa ni ugutunganya inzira zawe, ariyo nzira yo gukiranuka gusa, ni ukwizera gusa, ni ugusenga gusa. Ubundi aho igomba kunyura nta handi aho iri buze kunyura, irahura nawe biciye mu nzira yo kwizera, ariko aho igomba guca ntabwo wahamenya. Dore ukuntu yivugira ubwayo, iravuga ngo nk'uko ijuru risumba isi niko inzira zanjye zisumba izanyu. Uko ijuru risumba isi niko inzira z'Imana zisumba izawe wibwira. Uko ijuru risumba isi niko inzira z'Imana zisumba inzira wowe utekereza. Uratekereza mujomba, uratekereza nyokorume, uratekereza so wanyu, uratekereza mukuru wawe, uratekereza umuntu runaka ubona ukomeye mu buzima bwawe, uribwira ko ari wahinduka inzira y'igisubizo cyawe. Uratekereza inzira urimo uravija, ariko Imana iravugana nawe ngo inzira wibwira sizo yibwira. Kandi nk'uko ijuru risumba isi niko inzira z'Imana ziruta izawe. Ikongera ikavugana nawe ngo nk'uko imvura na shelegi bimanuka bivuye mu ijuru ntibisubireyo, ahubwo bigatosa ubutaka bukameza imbuto, bugatoshya n'ingundu, bugaha umubi by'imbuto, n'ushaka kurya bukamuha umutsima, niko ijambo ryanjye riva mu kanwa kanjye rizamera. Hari ijambo ryoherejwe ku buzima bwawe, rije gusohoza icyo Imana yavuze ku buzima bwawe, rije guharura inzira utibwiraga, rije guharura inzira utatekerezaga. Hari ijambo rije guharura inzira utigeze umenya, utigeze unamenya. Ijambo rirambwira ry'ubuhanuzi muri Yesaya ngo impumyi nzazicisha mu tuyira zitigeze zimenya. Hari inzira Imana igiye guharura mu buzima bwawe utigeze umenya, utigeze unatekereza. Hari inzira Imana igiye guharura mu mibereho yawe, inshuti zawe zitigeze zimenya. Ndumva hari umuntu Imana iri kuvugana nawe aya magambo ko hari inzira Imana igiye guharura mu buzima bwe iyo atatekerezaga, iyo inshuti ze zimukikije zitigeze zimenya, iyo ikuzimu itamenye, iyo amashitani atamenye, iyo abarozi batamenye. Abarozi bo bazi yuko bagufungiye imigisha, abakonikoni bazi yuko bamaze gufunga inzira z'ibisubizo byawe. Bwami bw'umwijima buzi yuko byarangiye, ariko hari inzira Imana igiye guharura ubwami bw'umwijima butazi. Hari inzira Imana igiye guharura abakwanga bazi yuko ibyawe byarangiye pe, ndetse barashinguye, baragenda bumva yuko bashinguye akazi kawe, bumva ko bashinguye urubyaro rwawe. Hari abazi ko bashinguye urushako rwawe barurangije, hari abazi ko bashinguye destine yawe bayihambye na itakibayeho. Ariko ndavugana nawe ndi mu mwuka, ndavugana nawe ndi mu mwuka w'iyampamagaye, ndavugana nawe ndi mu mwuka wera w'isumba byose yampamagaye. Iravugana nawe ngo hari inzira iharuwe mu buzima bwawe, hari inzira igiye guharurwa mu mibereho yawe, hari inzira igiye guharurwa imbere yawe. Ubwami bw'umwijima budashobora kuzibira, Satani adashobora kwitambika imbere, abarozi badashobora kwitambika imbere, kuko nuye mwana w'umuntu wabasha kwitambika umugambi w'Imana nawe? Nani wa kuweza kusimama mbele ya Bwana ili akashindane na Jehova Adonai, ili akashindane na Jehova Sabaoth, Bwana wa majeshi? Ninde wahagarare imbere y'Uwiteka Imana Nyiringabo agahangana n'Imana yitambika umugambi w'Imana ku buzima bwawe? Igisubizo nawe, igisubizo nawe. Iyo tuvuga ngo Jehova Sabaoth, tuba tuvuga ngo Uwiteka Imana Nyiringabo. Ninde wahagarare imbere y'Uwiteka Imana Nyiringabo igihe yafashe icyemezo cyo kuza kugutabara, igihe yafashe yanzuye kuza kukurengera, igihe yanzuye kuza guhindura situation uhagazemo? Imana iyo yamaze gufata ibyemezo nta wayitambika imbere. Impamvu ubona hari ibikikakaza, impamvu ubona hari ibikigaragara
bigaragara nk'ibiyanze nk'ibiyananiranye nuko Imana itarafata ibyemezo, nuko Imana itarafata imyanzuro ya nyuma. Imana nimanuka igafata imyanzuro ya nyuma, nta mukonikoni uri buhagarara imbere y'umugambi Imana ku buzima bwawe. Nta mupfumu, nta mutwezi, nta murungi, nta muliminati, nta mufrimasoni wahagarara imbere y'Imana igihe yamanutse. Ijambo riravuga ngo kuko Imana izamanuka itazaceceka. Niyo yamanutse ntabwo iceceka. Musa Abisirayeli bari bamaze imyaka myinshi mu buretwa, ntibabonaga inzira y'uburyo bazabuvamo. Gusa batakiye Uwiteka, Imana ihagurukije umuntu woroheje witwa Mose. Imana iguhagurukirize Mose ugukura muri ubwo buretwa mu izina rya Yesu Kristo. Ndabona hari abantu Imana ihagurukirije ba Mose babakura mu bibazo. Ndabona hari abantu Imana ihagurukirije ba Mose babakura mu buretwa. Mose wawe nakuzaho mu izina rya Yesu Kristo gukure muri ubwo buretwa. Inzira y'Imana utatekerezaga iyo nije mu buzima bwawe, iyo utigeze wibwira n'umunsi n'umwe, iyo utigeze utekereza n'umunsi n'umwe. Umva ijambo ry'Imana rivuga. Ijambo riravuga ngo iby'amaso yacu atigeze kumva, n'iby'amatwi yacu atigeze yumva, ngo n'iby'umutima w'umuntu utigeze utekereza, ngo ibyo nibyo Uwiteka yabikiye abamukunda. Hari ibyo utigeze utekereza ko byashoboka, hari ibyo utigeze wumva mu matwi yawe, hari n'ibyo utigeze urebesha amaso yawe. Ibyo ngibyo rero utigeze urebesha amaso yawe, n'ibyo utigeze wumvisha amatwi yawe, n'ibitarigeze byinjira mu mutima wawe, ibyo nibyo Imana ije gukora mu buzima bwawe. Wowe niba uhagaze mu mwanya wo gusenga, niba uhagaze mu mwanya wo kwizera, niba uhagaze mu mwanya wo gukiranuka, ugiye guhura n'imbaraga zisumba byose. Ugiye guhura n'imbaraga ziyaremye ijuru n'isi. Ugiye guhura n'imbaraga z'Imana wahoze wumva kuva kera. Imana wahoze wumva kuva kera utarayibona mu buzima bwawe, utarayibona mu mibereho yawe. Ndikumva ndi kuvugana n'umuntu umwe mu izina rya Yesu Imana yantumyeho, uri mu bihe byiza byo kubaha Imana no gusenga Imana, uri mu mwanya mwiza wiwe. Ndavugana nawe ngo ugiye guhura n'Imana wasenze, ugiye guhura n'Imana wasenze utabona, ugiye guhura n'Imana wasenze utarayibona. Igiye guhura nayo mu buryo budasanzwe, igiye kuguhuza n'icyo utigeze utekereza ko cyaba mu buzima bwawe. Ndamurira Imana yawe icyubahiro, ubwira ngo urakoze Mwami kugiye kumpuza n'igitangaza cyane. Ndabwira Imana ngo Mana urakoze kumuje n'inzira zanje, hari n'inzira zawe, hari inzira z'Imana iguhuje nayo. Ubundi witiraga inzira zawe bwite mu bitekerezo byawe, wakwicira inzira zawe bwite mu bitekerezo byawe, bikarangira izo nzira zawe nta kintu zivanyemo, kuko zari inzira zawe nyine. Inzira zawe witekererezaga ubwawe, wazicagamo ukazinyuramo ntugere kuri rezita. Hari inzira rero Imana ubwayo yatekereje igiye kugucishamo mu izina rya Yesu Kristo. Nakubwiye ngo ijambo riravuga ngo impumyi nzazinyuza mu tuyira zitigeze zimenya, ngo ubundi nzamenagura udusozi n'imisozi, ngo ibirwa nzabihirika, ngo hanyuma mu butayu hazatemba amazi, ngo ibidendezi by'amazi bizuzura. Hari ahantu hari ibidendezi Imana yujuje by'imigisha mu buzima bwawe. Hari inzira ziharuwe mu buzima bwawe, hari inzira ziharuwe mu hari amatongo hagiye kubakwa mu buzima bwawe. Ubuzima bwawe wabubonaga mu matongo, ndetse n'inzozi zawe zikakujyana mu matongo, inzozi zawe zikakujyana ahantu hatari abantu, inzozi zawe zikakujyana mu misozi no mu mibaya, ukabona ahantu habi gusa, ariko aho hantu wabonaga habi Uwiteka hatembesheje imigezi mu kidaturwa. Uwiteka hatembesheje, hazamuye imidugudu. Ijambo ry'Imana
rije ku buzima bwawe kugira ngo rihindure ubuzima bwawe. Uhujwe n'inzira z'Uwiteka, uhujwe n'inzira z'Imana rurema. Birashoboka mu buzima bwawe waragiye uhura n'inzira za mujomba wawe, za basowanyu, za data wanyu cyangwa se z'inshuti zawe. Birashoboka wagiye uhura n'inzira z'abavandimwe bawe babaga baguharuriye. Hari inzira y'Imana noneho igiye guharurwa mu izina rya Yesu Kristo. Hari inzira y'Imana yibwira isumbi ya mujomba wawe, yibwira iruta iya so yibwira. Hari inzira Imana yibwira iruta y'abavandimwe bawe. Hari inzira Imana yibwira iruta iyo ngiyo watekerezaga. Iyo nzira Imana yikunyujijemo, iyo nzira Imana yigucishijemo, ni inzira utigeze umenya. Nongere mbisubiremo, ni inzira abazimu batazi, ni inzira abakozi ba Satani batazi, abana b'umwijima batazi, kuko izo bari baje bagerageje kwitambika, izo bamenye bagerageje kuboroka, bagerageza gushiraho amabariyeri imbere yawe. Ariko hari inzira Imana Satani atigeze amenya. Reka nkubwire, buriya Satani biciye mu bakozi be baraje bakotera imva ya Yesu, barakotera neza, barakotera. Bamaze gukotera, umva ukuntu bamwe mu batambyi bagiye bakabwira umutegetsi, bakabwira Pilato ati twibutse ko wa mubeshyi yavuze yuko nyuma y'iminsi 3 azazuka. None rero duha abasirikare tubajyane bajye kurinda imva, kugira ngo babigishwa be batazaza bakiba umubiri we, umurambo we, hanyuma bakamamaza yuko yazutse. Ikinyoma kikaba kibi cyane kuruta icyambere. Umutegetsi aravuga ati ngaho ni mubatware mugende mukora uko mubyumva. Ubwo abatambyi babafashe babatwaye za ngabo, barazijyanye bazishyize kumva imva ya Yesu, barakotera neza. Bamaze gukotera n'iki bashyiraho, nuvuga ngo bashyize igitare, bamaze gushyira igitare noneho baranakotera, bamena na beto, barafatanisha neza burundu. Ibyo babonye ko bidahagije, baravuga bati reka hajyeho n'ingabo zirindi no mva. Ingabo ziraza, abasirikare b'Abaroma bararinda muri uko kurinda. Ariko ntibamenye, ntabwo bari abatambyi bakoraga ibyo ngibyo, ntabwo bari bazi ko, ntabwo bari bazi yindi nzira y'Imana ishobora gucamo imva ikarangara. Byagenze gute rero? Ijambo ry'Imana rirambwira ngo marayika wamanutse ufite ubutware bukomeye uvuye mu ijuru, nuko ngo hamanutse marayika ufite ubutware bukomeye bwo mu ijuru, araza birindura cya gitara cyicaraho. Amaze kucicaraho, babasirikare ngo bagwe igihumure, basa nk'abapfuye, bashushe nk'abapfuye. Ngo yicara ku gitare, aracirindura, acicaraho. Amaze kucicaraho, hanyuma ubwo ntibari Mariya Magadalena, Mariya Magadalena na Mariya bose baza kumva. Bageze kumva basanga imvira arangaye. Noneho babonye marayika bagira ngo ni umurinzi w'ishyamba. Arababaza ngo murashaka nde? Bari abagore baramubwira ngo turashaka umwami wacu Yesu, turashaka Yesu. Niba hari ahantu wamutwaye wabitubwira. Hanyuma ngo marayika aravuga ngo kuki mushakira umuzima mu bapfuye? Nimugende mujye kubwira bene wanyu ko umwami Yesu yazutse kandi ari buze kubonana namwe, murahurira nawe i Galilaya. Shuti mukundwa muri Kristo Yesu, marayika ngo yari yamanutse abirindura igitare. Aba batambyi rero babicanye ntabwo bari bazi inzira z'Imana izo arizo. Shuti mukundwa muri Kristo Yesu, kabone naho uburozi yabaradanangiye gute, agakaroga gakagira akaboroka kazirika gatanga ibitambo bitandukanye. Za nyigisho tumaze iminsi tubigisha, duhishura imikorere y'abadayimoni, duhishura imikorere y'imyuka mibi. Kabone naho wabarakatiwe imyaka runaka y'uburwayi, cyangwa se warakatiwe kutaza baranajugunye, baranarangije burundu, bazi yuko ibyo
byabo bitagishobotse ndetse barimo baraserebura, abatambyi barimo baraserebura, abasirikare barimo baraserebura nyuma yo kwica Yesu yamaze gushyingurwa. Bari bazi ko byarangiye, twizeye umugabo utajya upfa kandi turi muri we. Iyo turi muri we turi bazima, iyo turi we turi muri tuba turi bazima. Ijambo ry'Imana rivuga ngo bahora batwica ariko ntidupfa, muri Kristo Yesu ntidupfa, baradushyingura ariko ntidushingurika katika jina la Yesu. Ndagusengera kugira ngo Data twese aguhuze n'inzira z'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Mana isumba byose guhuze n'inzira utigeze kumenya, Uwiteka guhuze n'inzira utigeze usobanukirwa. Ijambo ry'Imana ryaje ku buzima bwawe riguhuza n'inzira y'umugisha wawe, riguhuza n'inzira Data yateganyije. Reka dukomeze dusoza neza, reka dukomeze dusoza muri uyu murongo. Jambo rigakomeza rikavuga ngo nk'uko imvura na shelegi bimanuka bivuye mu ijuru ntibisubireyo, ahubwo bigatosa ubutaka bukameza imbuto, bugatoshya n'ingundu, bugaha umubibyi imbuto, n'ushaka kurya bukamuha umutsima, niko n'ijambo ryanjye riva mu kanwa kanjye rizamera, ntirizagaruka ubusa, ahubwo rizasohoza ibyo nshaka, rizashobora gukora icyo naritumye. Ntawe ubasha kwitambika ijambo ry'Imana yakuvuzeho. Ninde wakwitambika icyo Imana yakuvuzeho? Icyo Imana yakuvuzeho kigomba gusohora mu izina rya Yesu. Ijambo Imana yakuvuzeho rigomba gusoza icyo ryatumye ku buzima bwawe. Ijambo Imana yakuvuzeho rigomba gusoza icyo ryatumwe ku mibereho yawe. Hari ijambo ryatumwe ku mibereho yawe, hari ijambo ryatumwe kuri business, hari ijambo ryatumwe kuri destination yawe, hari ijambo ryatumwe ku hejo hawe hazaza. Iryo jambo rije gusoza icyo ryatumwe ku buzima bwawe mu izina rya Yesu. Iryo jambo rije gusoza icyo ryatumwe kuva kera kose. Imana yacu ni Imana ubuhangange bwayo n'ubukaka bwayo n'ububasha n'ubutware n'ubutegetsi bwayo no gukomera kwayo biherereye mu ijambo ryayo. Niyo mpamvu yivuga ngo nk'uko imvura igwa igatosa ubutaka, ikavuga ngo niko n'ijambo ryanjye nohereza mu isi ritagenda gutyo gusa, risoza icyo ryatumwe. Hari ijambo ryatumwe kuguhuza n'inzira z'Imana, hari ijambo ryatumwe rikubwira ngo tandukana n'inzira zawe wibwiraga, tandukana n'inzira zawe watekerezaga, tandukanaga n'inzira zawe abantu bakubwiraga, ahubwo hura n'inzira y'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Imana y'amahoro iguha umugisha, Imana y'amahoro ikugirire neza, Imana y'amahoro ikwiyereke mu izina rya Yesu Kristo. Data ducoje nsengera buri muntu wese wumvaga iri jambo, reka ahure n'imbaraga z'ukuboko kwawe, umuhuze n'inzira zawe. Jambo ryawe rivuze yuko uzatunyuza mu nzira ngo n'impumyi uzazinyuza mu tuyira zitigeze zimenya. Ngaho aba bantu bahuze n'inzira zabo inzira zabo zari zaranze, kuko inzira zabo zari zaranze kuko arizo bibwiraga. Noneho buri wese muhuze n'inzira yiwe. Uyu muntu muhuze n'inzira yo gukira kw'indwara ye, uyu muntu muhuze n'inzira yo kubohoka kwe, uyu muntu muhuze n'inzira yo kubona icyo akeneye muri destination yiwe. Mu izina rya Yesu Kristo habwa umugisha n'Imana. Kiganza cy'Imana kibe ku buzima bwawe, Uwiteka kwiyereke mu izina rya Yesu, umwami w'abamakwiteho. Amen, 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 amen.